Hi, muraho bakunze Humura TV show, ndabashuje cyane yambi hobe bizu muraho, mumeze mute? Mumeze neza? Haramutse neza? Mwiriwe neza? Mwabonye akavura? Mwabonye akazuba? Reka nizere yuko wowe udukurikira ukaba uri ahantu henshi hagiye hatandukanye umeze neza. Nanjye meze neza, ndashima Imana ihabwe icyubahiro kandi ishimwe iteka ryose. Ndaje rero mu mwanya muto ngusaba ngo iki kiganiro niwe ugifunguye kirangize, ntikikurambira, ntikiri bumara umwanya munini, ntikiri bumara amasaha, ni iminota itageze no mu 10, iminota mike cyane. Ndashaka ko tuganira ku bamama bari mu ngo bafite abagabo, bakaba bafite abo bagabo bafite n'aba mama wabo barwaye indwara yo kuvuga ngo mabukwe amereye nabi. Ndashaka kuganira namwe mbabaza ngo ese muba mwabitekerejeho? Muba mwariye se cyangwa muba mushonje? Noneho ugasanga hari n'umuntu ubivuga disi afite n'umwana w'umuhungu, ukibaza utese kuki utishyira mu mwanya ngo wumve yuko uwo mwana w'umuhungu azakura azaba umugabo, namara kuba umugabo azazana umugore, nawe wisange wabaye nyirabukwe uwo muntu. Ibyo bintu rero akenshi abantu iyo babivuga nyine uba wumva warashatse urimo kubyara, ariko ngira ngo ahari uba wumva yuko ari aho ngaho bizarangira, reka mbivuge gutyo. Ariko nubivuga ujye wibaza ngo nanjye ko mfite umuhungu umunsi yabyaye bikagera gute, umunsi yakuze agashaka, sinzaba nyirabukwe w'umuntu? Ese ibyo uvuganye ko bukwe byose ni ukuri? Hariho abatoroshye nk'uko no mu bato harimo n'abatoroshye, ariko hari abantu usanga bakamira mu kitoze buri gihe, ugasanga babahinduye amashitani, ugasanga babahinduye iki. Rero mu by'ukuri hari ikintu njya nkunda kubwira abantu, muri ino si nta muntu n'umwe uri perfect. Iyo ni principe ihari. Nta muntu n'umwe w'intungane uhari uhora akora ibintu bitunganye buri gihe. Uyu munsi ukora neza, ejo ugakora nabi, ugatsindwa, ejo ugatsinda. Nuko nibwo buzima nyine tubamo bwa buri munsi kandi tugomba kubwakira. Rero niba uhari aho utsindirwa, menya ko n'uriya mubyeyi hari ahantu atsindirwa, kandi menya yuko kuba wenda uri